tubahaye ikaze bavandimwe inshuti dukunda kandi twishimira. Tunejejwe no kongera kubana namwe kuri aya materaniro ya kabiri online, turi kumwe namwe kandi turagira ngo tubibutse yuko ubwiza bw'Imana bubana natwe mu rusengero burushaho no kwisumburaho, ndetse cyane iyo turi kumwe n'ubundi online. Ibyo ni amayobera matagatifu, ariko ntabwo nari nzi yuko igicucu cya Petero cyajyaga kibasha gukiza abantu umuntu adahari igicucu kinyuzeho. Rero nk'uko igicucu cyabashaga gukiza, turizera yuko Imana ibasha no gukorera ku mashusho kugira ngo ubwiza bw'Imana bugusange aho uri. Ikibazo ufite, intambara ufite mu rugo rwawe, ikintu cyose ufite nk'icyifuzo mu mutima wawe, ndagira nkubwire ikintu kimwe: kubw'imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana, wizere yuko Imana iri kumwe nawe. Ubu ngubu tukiriho turitegura. Imana iguha umugisha. Reka dutangira amateraniro, ngiye gusoma ijambo rimwe hanyuma turisengeremo. Ndazi neza yuko uri buze gufashwa. Ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi ya 23 umurongo wa mbere ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Umurongo wa 3 ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Bibiliya iratubwiye ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye nawe. Umurongo wa 3 niwe usubiza intege mu bugingo bwawe. In other words, he restores your soul. Imana irestora ubugingo bwawe, asubiza intege mu bugingo bwawe, ubugingo bunamutse, ubugingo bucitse intege, ubugingo buciye bugufi, ubugingo bwumva butazi iby'Imana, butakibitekerezaho. Bibiliya iduhaye isezerano ngo uyu mwanya igiye kurestora ubuzima bwawe, irestora ubugingo bwawe. Wanyemerera tugafatanya uyu mwanya tugasenga Imana, tukabwira Imana tuti: Mwami, uyu mwanya tugiye gusangira w'ijambo ry'Imana, wo kuramya ndetse n'ibindi byose by'uburyo bwose, ndasenga ngo bize kurestora ubugingo bwanjye. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu burushaho kuba bwiza. Imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho. Mwami, turakwegereye uyu mugoroba, turakwegereye muri iki gitondo, turakwegereye buri mwanya wese umuvandimwe azadukurikiraho azaba ari hose. Turavuze ngo uyu mwanya uzubane natwe. Turagusanze ngo uze usange ubugingo bwacu. Haranditswe mu ijambo ryawe yuko urestora ubugingo bwacu. Ni ukuri ineza yawe n'imbabazi bizatwomaho iminsi yose. Natwe tuzaba mu nzu yawe iminsi yose yo kubaho kwacu, kuko ari wowe mwungeri wacu. Turakwegereye Mwami, ngwino dusange, ngwino tugenderere, ngwino twambike imbaraga aho imitima itentebutse. Turabizi yuko uza vuba uzanye ingororano, turabizi ko uza vuba uzanye ingororano z'imirimo yose twakoze. Ntitwifuza yuko uza tutagifite amavuta mu mperezo, ntitwifuza kumera nka baba ya masugi yari abapfapfa, kuko abo bapfapfa bari abantu bababaje Mwami, kuko umugeni yaje asanga nta mavuta akibabamo. None turagusabye uyu mwanya, wowe usubiza intege mu bugingo, ngwino uduhe amavuta mu itabaza ry'ubugingo bwacu, amavuta mu mperezo z'ubugingo bwacu. Wongere udukundishe inzira z'igisiyoni, wongere utunezeze, wongere utwambike imbaraga, wongere utwibutse bya bihe byiza twagiranaga nawe, kandi imbaraga z'ubushobozi bwawe zigenderera imitima yacu. Tukubona ukora ibiruta ibyo twibwira, tukubona uhindura ubugingo bwacu, kandi izina ryawe rirushaho gushyirwa hejuru. Turagushimiye Adonai, tugushimiye yuko wumva gusenga kwacu. Ibyo dusabye twizeye yuko tubihawe,
kandi tubyise ibibaye mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amashi n'impundu bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero turakwakiriye muri iri teraniro tugiye kugirana nawe online. Umwami Imana aze kubana nawe. Ndagira ngo ngusabe aho uri ufate igikombe cy'icyayi, igikombe cy'ikawa, ikintu kikuri iruhande, hanyuma uze dusangire twebwe nawe. Wegeranye abana, wegeranye umugabo n'umugore, muze dusangire ibi byiza. Imana ishimwe yuko yatugeneye n'ibi bihe. Reka dushimire abantu bose babigiramo uruhare kugira ngo izina ry'Imana rirusheho gushyirwa hejuru, amen. Rero ndagira ngo wenda ngusabe mu gihe turiwe turamya uze kwibuka gutanga ituro ryawe binyuze kuri 908070. Ituro ryawe ritange ku nyubako, cyane ko ari byo bituraje inshinga, kugira ngo hazabeho umunsi tuzabe turi iwacu. 908070. Ibindi bisigaye ndumva mubiza akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 ndumva akanyenyeri 908070. Hanyuma dutambire Imana igitambo cy'ishimwe dukoresheje ibyacu, ariko tunakoresheje iminwa ihimbaza ndetse ivuga imbaraga z'ubushobozi bwayo, amen. Munyemerere rero tunezerane twakira Azaf ituyobora umwanya wo guhimbaza Imana. Amashyi impundu ku bwa Azaf. God bless you. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing Mwami w'abami. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing Mwami w'abami. Sing Mwami w'abami. Hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen.
kwambaza utari wowe kugira ngo ntabarwe izina ribohora Yesu izina ridukiza Yesu izina twihishamo Yesu iyo namaze izina rya Yesu ndatabarwa izina ribohora Yesu izina ridukiza Yesu ubuhungiro bwacu ni muri Yesu ubwugamo bwacu ni wowe izina ridukiza Yesu ushobora kuvuga nawe amagambo yawe bitewe n'uko Yesu wamubonye umurengezi wanjye Yesu iyo ngutabaje ntureka kunyumva izina ribohora Yesu izina rikomeye Yesu nyir'ubutware nyir'ububasha bwose Yesu iyo namaze izina rya Yesu ndatabarwa izina rihambaye izina rihambaye nyir'ububasha bwose iyo namaze izina ndatabarwa izina ribohora izina ribohora izina ridukiza izina ricizira iyo namaze ndatabarwa izina ribohora Yesu izina ridukiza Yesu nyir'ububasha bwose Yesu iyo namaze izina rya Yesu ndatabarwa izina ribohora Yesu nta wundi wasa nawe data nta wundi uhwanye nawe mwami impamvu tukwambaza nuko tuzi ko iyo tukwambaje ari wowe wenyine ufite ubushobozi bwo kudutabara ibyo ngibyo si ibyo tuvuga gusa ahubwo twarabibonye niyo mpamvu dusenga kugira ngo n'uyu munsi nanone umanuke ucize mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi impamagara ngo nuzwe n'amaraso yawe nditabye Yesu ndaje mukiza amaraso yawe ageza ntuganye nditabye Yesu nditabye Yesu ndaje mukiza amaraso wavuye
naje mukiza amaraso mukiza mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi ryawe ry'imbabazi rimpamagara rimpamagara ngunuzwe n'amaraso yawe mukiza numvise ijwi mukiza ryawe ry'imbabazi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe cyane ngo nditabye Yesu nditabye Yesu ndaje mukiza ndaje mukiza amaraso wavuye anyoze anyoza ntungane nditabye Yesu wowe murengezi wanjye ndaje mukiza dorukonje nihebye ibyaha ni byinshi byose ndabikuzaniye nawe ubinkureho kandura mu mutima wuzuye urukundo wuzuye kwizera nako n'amahoro menshi nditabye Yesu ndaje mukiza tugushimiye urukundo rwawe rwinshi tugushimiye ineza yawe wasezeranye ko uzadufashisha imbabazi nyinshi ku buntu bwawe bwinshi buri amaraso watuviriye iyo aduha kukwegera kukwizera biduha gushira ubwoba no kugusanga
amaraso wavuye reka tweze utwongerera urukundo rwinshi tugukunde kurushaho kuko wabanje kudukunda kuko Bibiliya tubwira ngo ahari umuntu yapfira umunyangeso nziza ariko twebwe icyo gihe ntitwara abanyangeso nziza amaraso watuviriye none ndaguye kugushima dushima izina ryawe wowe Mana ihambaye wowe data wowe nyir'ububasha wowe nyir'ubutware bwose ushimwe data hashimwe izina ryawe hashimwe izina ryawe hashimwe izina ryawe Mana ihambaye nyir'ububasha hashimwe izina ryawe Mana ihambaye nyir'ububasha bwose hashimwe izina ryawe 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 izina ryawe hashimwe 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 izina ryawe Mana ihambaye Mana ihambaye nyir'ububasha ntawasa nawe data hashimwe izina ryawe Mana ihambaye hari ikindi kinezeza
nuko ari we wampisemo sikubw'ibikorwa byanjye nishimiye ubuntu bwawe. Dushobora kwishimira ubuntu bw'umwami turirimba ngo hari ikinezeza nuko ari wowe wampisemo, nuko ari we wampisemo sikubw'ibikorwa byanjye nishimiye ubuntu bwawe. Nagushimira gute wowe wankunze, wahinduye imibabaro yanjye ibitwenge. Bayeho ngomore gushimira. Nagushimira gute wowe wankunze, wahinduye imibabaro yanjye ibitwenge. Bayeho ngomore gushimira hejuru. Nagushimira gute wowe wankunze, wahinduye imibabaro yanjye urupfu nari gupfa warupfuye. Ushimwe data wowe wabanje kudukunda tukiri bato. Nta shimwe dushobora kuguhereza risumba iryo ngiryo. Icyo dushobora kugushimira kiruta ibindi ni uko urukundo wadukunze utazarusubizayo, ahubwo uteze amaboko kugira ngo ugusanga wese namusanganize neza. Tuguhaye icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza wo kuramya watugeneye, ariko ntidukeneye ko birangirira, ariko dushoboze kugira ngo yuzuze buri munsi mu izina ryawe. Amen. munyemerere dushimire Azafu yari tuyoboye mu mwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza Imana. Ibihe bidasanzwe by'igiciro kubera ko umunezero w'Uwiteka arizo mbaraga zacu. Ubwo twaramyaga twanezezaga umwami ndetse nawe akaduha umunezero bigahinduka imbaraga zacu. Reka rero tubashimire kandi Imana ibahe umugisha. Iteraniro ntabwo ryaba ryuzuye ritarimo umwanya wo kuramya Imana, kandi Imana ibahe umugisha. Uyu munsi turakomeza inyigisho yacu, n'ubundi turi buganire ku gicaniro cy'ububyutse. Ku gicaniro cy'ububyutse cyampa jyewe nawe Imana ikatwatsamo igicaniro cy'ububyutse kidakama. Imana ikatwatsamo igicaniro cy'ububyutse kidakama. Mu gihe cyashize nagize amahirwe no kuganira n'umukozi w'Imana umwe ukunda Isiraheli nk'uko nanjye nyikunda, ariko igitangaje ni uko we yari ari kumwe n'abavandimwe b'abarabi cyangwa abarabayi cyangwa abigisha b'amategeko bo muri Isiraheli. Noneho batangira kumubwira ngo mwebwe muvuga yuko Yesu agiye kuza vuba mutazi ibimenyetso, ngo ariko twebwe tubivuga tubizi neza nk'ibyabayeho. Abagabo bombi uko ari babiri batangira kumubwira ibimenyetso byo kuza k'umwami Yesu kubera ko baba hariya. Abo bavandimwe b'abarabi
bamubwira ibimenyetso bitatu bidasanzwe bigaragaza yuko umwami Yesu agiye kuza vuba. Icya mbere baravuga ngo mwumvise yuko Irani yirahiriye yuko igiye gutera Isiraheli. Ariko icyo mutazi ni uko Abisiraheli biteguye inshuro 10 yuko batazigera baterwa na Irani bo batarayitera bwa mbere. Ngo kandi icyemezo bafashe nuko mu gihe bazaba bayitera, kuko Irani iri kumwe n'Uburusiya, Abisiraheli bakaba bafatanije n'Abanyamerika, biteguye kubikorera icyarimwe. Amagurupe amwe arimo aho biteguye kubiterera icyarimwe, gutera Irani, basenya n'umusigiti umwe witwa wa Al-Aqsa, aho hazubakwa rwa rusengero rwa nyuma rwa Salomo. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe nihamara kuzura nibwo hazatamba igitambo cya mbere, kizatambaga na Antikristo. Bibiliya iravuga ngo niyo Antikristo azatambira, bakavuga ngo igizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera. Avuga ikindi cya kabiri, aravuga ngo aho tekinoloji igeze, ibikoresho byamaze gutegurwa, amabuye yamaze gucongwa n'ibindi byose bikenewe mu nzu y'Imana, ngo kandi bafite tekinoloji yo kubaka iyo nzu y'Imana cette fois-ci mu masaha 28. Hagati y'amasaha 28 na 48 bikaba biruzuye. Baravuga ngo kandi icyo mutazi ni uko twe twizera yuko ari vuba, kubera ko twamaze no gutegura ibitambo cyangwa inka z'ibitambo tuzatambira muri iryo sezerano. Twamaze no gukora ubufindo bw'umutambyi uzabanza kujya ahera hahera. Aranatubwira ngo mwe ntimubizi ariko twe turabizi, mu bice bimwe by'iwacu Antikristo yatangiye gukora. Atangiye kuvuga ibimenyetso, wenda reka ibimenyetso yambwiye mbizige kubw'uyu mwanya, ariko ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe. Ibyo twajyaga twumva ko bizaza mu nzagihe, ubu ngubu biriho biradusohoreraho, ubu biriho biratuzaho. Ikibabaje muri twe nuko bitujeho, bamwe umutima waranamutse, bamwe ibitekerezo bitakiri ku Mana, umutima usigaye warabaye ku mpiya, ku mafaranga, ku cyubahiro, ku gutera imbere. Hari n'abandi Imana itakiri mu mitima yabo, ahubwo inyubako, insengero nizo ziri mu mutima wabo. Abandi ntibakibwira Great Commission, ntibakibwira kuzana benshi bashoboka kuri Yesu. Bisa nkaho wagira ngo Imana yarababwiye ngo munezererwe muri iyi si. Rero ndagira ngo nkubwire uyu mwanya, nta gihe cyiza nko gutekereza ku bubyutse kuri jyewe nawe. Uyu munsi ku gicaniro cy'ububyutse, ikintu nifuza kuganira nihuse ni ikintu cyitwa ububyutse personnel cyangwa personal revival. Ububyutse bwawe ku giti cyawe. Tube turetse gutekereza ku bubyutse bw'itorero, twibagirwe ububyutse bw'igihugu, twibagirwe ivugabutumwa mpuzamahanga, dutekereze ku bubyutse bwo mu mutima, ububyutse bwawe. Ese uracyameze nk'uko wari uri? Ese uracyifuza gusenga nk'uko wasengaga? Reka nkubaze ikibazo kimwe, niki cyatumye ububyutse mu mutima wawe bunamuka, bucika intege, utakibwira yuko gusenga bigize icyo bimara? Mbese niki cyamaze ububyutse bwo mu mutima? Ese nukureka ubusabane na Kristo? Mbese uracyasenga ya masaha wajya gusenga? Njya nibuka umwaka nigeze kugirana isezerano n'umwami, mbwira umwami nti nkurahiye ko ntazigera ndyama ku buriri ntarabona icyo nari ndiho ndamusaba, ntaramubwira ngo utanyiyeretse ngo nganirize ungenderere. Mu gihe cya kera nkumbuye abantu binginga, ndetse maze iminsi msetsa abantu nkavuga ngo ndumva ngiye kwandika igitabo nkacyita Amaganya ya Flori. Amaganya ya Flori, nkavuga ngo nkumbuye igihe abantu bajyaga bareka uburiri bakaryama ku itapi bashaka mu maso y'Imana, na ku itapi yari itaraza, ku mukeka. Nkumbuye igihe abantu bajyaga bavuga ngo saa 9 ntizansanga mu buriri, ndiho ndagona ntarashaka mu maso y'Imana. Nkumbuye igihe abasore bajyaga bavuga ngo ntabwo byamarira iki kubaho
gute kandi ubugingo bw'abantu buriho burarimbuka. Nkumbuye umunsi abantu banyoterwa bakaba bakiriho baravuga bati aho kugira ngo duhore dusenga dufite amasezerano y'amaviza yo muri Amerika, tukaba dufite isezerano ya viza ijya mu ijuru, tukaba dutekereza ijuru nk'aho riri bugufi Yesu agiye kuza vuba. Nkumbuye inyota, ya nyota yo mu gihe cya kera. Niki kiriho kirakubuza inyota? Mbese nuko waretse ubusabane bwawe n'umwami? Mbese nukwirengagiza buhoro 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 buhoro? Ubundi hari ahantu Bibiliya ivuga ngo uko byagenze, umwe yaravuze ngo hinge nihengeke kanzinya. Hariho igihe ugira gutyo ukumva usa nk'uwihengetse, ukavuga ati ariko ubundi nari nabona usenga nkanje, ariko ubundi igihe nasengeye ntumenye igihe biziye, ugatangira kugira intege nke za buri munsi, bityo ugatangira gukompromisinga, ugatangira gucika intege. Igeze kuba ndi kumwe, inshuti yaransabye irambwira ngo irashaka ngo tuganire, itangira kumbwira ibibazo yari ifite mu rugo, itangira kumbwira ibibazo yari afite mu kazi, kumbwira ibibazo bitandukanye. Noneho aho twari turi ahantu muri hotel, noneho umuservera batugezeho aravuga ngo mbahe iki. Noneho ntangiye kumubwira, ndamubwira nti wampa ka koka, undi ngiye kuvuga ntumva atangiye kuvuga ngo jye umpe ka vin, ampaye inka. Atangira kuvuga ati mufite iyi, mufite n'iyi, azivuga zose nk'uvuga amazina y'inka. Ndavuga uyu muntu rero ntabwo ari bwakigwa, ahubwo amaze iminsi yaraguye ku buryo yafashe umwanya wo gufata n'amazina y'ibinyobwa. And so utangira gukompromisinga buhoro buhoro. Imana ishimwe ko ubu yahagurutse kandi ubu ngubu ubwo agenda byitangira ubuhamya, ariko ubundi utangira buhoro buhoro ukavuga toya ntacyo bitwaye, reka ntacyo bitwaye. Na Bibiliya iravuga ngo reka nkweho gake kubw'intege nke zanjye. Ugatangira kuvuga ntacyo bitwaye. Igikurikiraho wisanga utakiri mu byizerwa. Niki cyaguteye gucika intege? Mbese ni icyaha utigeze kwihana? Mbese ni icyaha utigeze wihana? Muri iyi minsi mu gihe kibabaje kurushaho, nuko abantu basigaye bakora ibyaha, mu by'ukuri ntibanahonge mu maso, ntibanarire, ntibanaboroge, ahubwo ibyaha bakabitagatifuza, ibyaha bakabihesha umugisha. Birashoboka ko nawe ubwawe utazi igihe wacikiye intege, ariko ubu butumwa ni ubwawe. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ntabwo nje kugucira urubanza. Umunsi w'urubanza ntabwo uragera. Yesu yazanye ubuntu bugukiza, bugusubiza mu nzira, buracyaboneka, buracyahari, kandi Kristo aracyifuza kugenderera ubugingo bwawe ndetse n'ubugingo bwanjye. Arifuza kuguha ububyutse bwo mu mutima, ariko aragusaba ibintu bine jyewe nawe twifuza kuganira. Imana irashaka kurestora ubugingo bwawe, irashaka kugusubiza intege mu bugingo, ariko iragusaba ibintu bine bya mbere by'ingenzi. Icya mbere umwami ariho arakwibutsa, ariho agusaba ni iki ngiki, ni ukwibuka. Mu cyongereza ijambo remember, ni ukwibuka. Burya rero bantu b'Imana, niba hari ikintu gituma umuntu agwa kurusha ibindi, ni ukwibagirwa. Niba hari ikintu gituma ubugingo bumera nabi, ni ukwibagirwa. Ubundi ubwibone buzanwa n'igihe wibagiwe yuko ibyo uri byo ari Imana yabikugize. Ugatangira kuzamura inarijye, ugatangira kuvuga ngo me, myself and I. Nuko nasevinze cyane, nuko nakoze cyane, nuko navunitse cyane, nuko nize kurusha abandi, nuko nirinze nkarinda kanaka, nkirinda kuvuga amagambo atari ngombwa, byose nkabikora, nuko ari jye wakoze ibingibi, me, myself and I. Noneho kigirwamana kibi kurushaho ni ikigirwamana cy'ubutunzi. Iyo umuntu yatunze
yibagirwa yuko hari igihe yigeze gutaka abwira Imana ati Imana hingurira imiryango. Dore uko Imana yabwiye Abisiraheli mu gutegeka kwa 2:8-18, iramubwira ngo numara kugera mu gihugu ugahabwa amazu utubatse ukagera muri kiriya gihugu, ntuzibagirwe yuko ari jye Uwiteka uguha imbaraga zigutungisha. Rero kwibagirwa nicyo kibi cyane. Imana irakubwiye ngo ibuka. Mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana gice cya 2:4 tubona inkuru nziza cyangwa urwandiko umugaragu w'Imana nako Imana yahaye ubutumwa yahaye Yohana, noneho imuha ubutumwa bw'itorero rya Efeso. Bibiliya iravuga ngo ibyahishuriwe Yohana igice cya 2:4 iramubwira ngo ariko yari banje kumushima kuva kare, uburyo yabanje gushima Efeso, uburyo Efeso yihanganaga, uburyo Efeso yirukanye abahanuzi b'ibinyoma n'ibindi binyuranye. Ngeze ku 4 iravuga ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Noneho mwumva 5, nuko ibuka aho wavuye ukagwa wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkuri igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutiye hano. Now, icyo nshaka gukuramo hano muri iri jambo nuko birivuze ngo nuko ibuka aho wavuye ukagwa. Ibuka aho wari ugeze ukamanuka ukagwa. Bibiliya iravuga ngo bose baracumuye ntibashikira ubwiza bw'Imana. Mu Cyongereza they have fallen short from the glory of God. No kuvuga ngo bari mu bwiza barangije and then they fall or they fell, baramanuka bitura hasi. No kuvuga ngo hari standard bari bageze barangize bajya hasi. Imana ntabwo irira gusaba ibintu biremereye. Dore icyo irira gusaba, ibuka aho wari uri. Ibuka cyagiye gusenga byari bigufitiye umumaro. Ibuka ya minsi wajya gurangiza amasengesho y'iminsi 3 ukiyongeza n'iyindi. Uzi ngo nturangije. Njya nibuka ukuntu twajyaga twiyiriza, ukiriza iminsi 3, waba ugejeje iminsi 3 yo kwiyiriza ukumva ahubwo nibwo utangiye, ugahita ubwira Imana ati Imana nkongereye indi 2. Ndakwifuza nkongereyeho indi 2. Nkongereyeho indi 2. Ukazisanga umaze iminsi kubera iki wifuza kuguma muri buriya bwiza. Ibuka aho wavuye ukagwa, wibuke aho jewe nawe twavuye tukagwa. Ibuka ya masengesho yo kwiriza ubusa. Ibuka ya nyota wagiraga. Ibuka nanone ya masezerano wagiranye n'Imana. Ibuka indahiro wagiranye n'Imana ukabwira Imana uti Imana numva nahangaha ndakurahiriye nzagukorera. Wibuka aho wavuye ugaruke mu murimo w'Imana. Ibuka aho wavuye wongere bikuraza inshinga gushaka mu maso hayo. Amen. Imana ikubashishe kubw'imbaraga zawe. Ikindi cyanteye ubwoba muri iki cyanditswe mpora mvuga, Bibiliya iravuze ngo nutihana dore uko bizagenda, izakura igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Imana izakura igitereko cy'itabaza ahacyo. Igitereko cy'itabaza nureba muri symbolisme zo mu byahishuwe bisobanura itorero. Muzi ko Imana igikuraho itorero ryanze kwihana, itorero ryanze kwibuka aho ryavuye rikagwa ngo risubireyo. Bibiliya iravuga ngo nuko usubireyo. Iyo utibutse ngo wihane noneho ngo usubireyo, Imana ifite ubushobozi bwo gukura igitereko cy'itabaza hacyo, itorero rigakinga. Ndetse reka nze mbabwire, Imana ifite ububasha bwo gukura urukungu mu masaka kandi ikabikora mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, igakuraho itorero kubw'inyungu zayo. Why? Kubera ko wibagiwe, ntiwibuke, ntiwihane ngo usubireyo. Ntabwo nari nzi yuko Imana ibasha gufunga itorero. Irarifunga se kurifunga? Ntabwo nari nzi yuko Imana ibasha gukuraho igitereko kitabaza. Irabikora iyo abantu batihannye. Mu birebe aya matorero yose Imana yahaye ubutumwa mu gitabo cy'Abefeso nako mu gitabo byahishuriwe Yohana, amenshi muri aya matorero yari mu bice bya Turkiya.
ndagira ngo mpamenyeshe yuko nta bubyutse bukiri muri Turikiya kubera uku kwivanga n'abanikorawiti bagakora ibyaha bakagenda mu nzira Imana itishimiraga. Amatorero ko yafunze, ububyutse ko bwazimye, aho hantu tuvuga aya matorero yarari ko ariho Islam yiganje. Muzi impamvu? Ni uko Imana batayumviye ngo bibuke aho bavuye bakagwa. Nshuti yanjye, dore ubu nicyo bukubwira, burakubwira ngo ibuka aho wavuye ukagwa. Wibuke, banza ukore urugendo rwo mu mutima. Abapantekote babyita neza, babyita kwiyinira, babyita kwiyinjiramo, kwitekerezaho. Amen. Icya kabiri Bibiliya itubwiye ngo ni uguhindukira. Iyo wibutse ni uguhindukira cyangwa to return. Ndasoma ijambo ry'Imana muri Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 12. Bibiliya iravuga ngo iryo jambo ryose ndarikunda, reka ndariparafraza nihuta. Riravuga ngo genda wamamaza aya magambo aherekera ikasikazi uvuga uti garuka musubira nyuma we Isiraheli, ni ko Uwiteka avuga. Garuka musubira nyuma we. Mu yandi magambo, hindukira, return. Sinzakurebana igitsure kuko ndi umunyambabazi, ni ko Uwiteka avuga. Sinzakomeza kurakara iteka. Icyo nshaka kimwe ni uko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe. Wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga munsi y'igiti cyose gitoshye, kandi ntiwumve ijwi ryanjye, ni ko Uwiteka avuga. Umve nanone, niba hari ikintu Imana itindaho, iyo wumvise Imana ivuga igasubiramo ikivuze, iba ibishimangira ikivuze, ni ukuvuga ngo iryo jambo rirakomeye. Murongo nanone ukurikira, nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, ni ko Uwiteka avuga. Kuko mbabereye umugabo kandi nzabakuramo umwe mu mudugudu na 2 mu muryango, mbajyana i Siyoni. I Siyoni hatandukanye no ku musozi wundi wa Sinayi. I Siyoni ni igishushanyo cy'ubuntu, i Sinayi ni igishushanyo cy'amategeko. Imana irakubwira ngo va ahangaha, ahari amagorwa, ahari agahinda, aho abantu batinya no kureba mu maso y'Imana, bahindira umushyitsi Imana, ngwino nkuzane i Siyoni. Dore icyo Imana ikubwiye: cya mbere ibuka, remember. Icya kabiri return, irakubwiye ngo nanone hindukira ugaruke. Dore icyo Imana itubwiye, kugira ngo wemere yuko nugaruka nta kibazo kizakuzaho. Irakubwiye ngo uribuka ukomeze, ndi umunyembabazi. Uribuka ukomeze, ndi umubyeyi wawe. Bibiliya itwisa abana bayo, uri umwana wanjye. Ikindi cya kabiri irakubwiye ngo ntabwo nzakugiriraho igitsure, sinzakurakarira, ntabwo nzakurakarira iteka. Imana, reka nkubwire inkuru nziza, Imana ntabwo ikurakariye. God is not mad at you. Hariho abantu benshi bajya batinya kugaruka mu maso y'Imana, bibwira bakavuga ngo mbese ubwo ntabwo nakoze icyaha kitababarirwa, ntabwo nacuruje ubugingo bwanjye, ntabwo nageze ahantu. Igihe ugifite umutima ubabara, wicuza, ubabazwa n'ibyaha, ubuntu buba bukikuriho, Imana yakubabarira. Dore icyo Imana ikubwira ngo ngwino, nicyo ngusabye, emera ibyaha byawe, saba imbabazi, ndakwakira nibambe. Return, garuka nshuti, garuka nshuti. Muribuka wa mwana w'ikirara, Bibiliya irambwira ngo umunsi umwe yabwiye Yesu ati mpa ibyanjye byose mumugabane, ngo arangije ngo ajya mu gihugu cya kure, arabyaya, arabyonona. Ndiho ndibwira ukuntu yaguze amamodoka, akayagura amashene ya zahabu, akaryamana n'abakobwa bose yifuzaga, akanywa inzoga z'uburyo bwose, yarangiza igitondo kimwe agasigara ubusa, nta mafaranga afite. Bibiliya irambwira ngo aragenda atangira kuba umushumba w'ingurube. Nibe niyaba umushumba w'inka wa, ariko ubwo urazi gushumba ingurube. Ingurube ni ingurube nyine,
ingurube ntizikirya, ntizaho iryama mu mase yayo, ikaba ni ingurube nyine. Uwayise izina yaryise neza, aravuze ngo ni ingurube pe, iryoha ku isahani ariko ibiha kuyirebesha amaso. Ubwo ndabwirira abantu bakunda akabenzi abakunda sosiso n'ibindi bitandukanye, ingurube irakatsindwe nakwira kabaho kubayikunda. Ariko ngo ariho araragira ingurube, yifuza n'icyarya yarakibuze, asangira nazo. Dore ikintu yakoze, aribwira, aritekerezaho, arabanza aribuka, yibuka iwabo, aravuga ngo kwa data bararya n'abakozi bagasigaza, none jyewe ndi mu mafuti kandi ari jye wabyitwaye. Icya mbere aribuka, icya kabiri arahindukira, umutima we urahindukira, aravuga ati no, nta mahirwe ari mu kuragira ingurube mu gihugu cy'amahanga, uwashaka wese yangirira nabi, ariko kwa data niyo nagenda nkaba umugaragu birashoboka yuko azanyakira, kandi ni ukuri azanyakira. Ngo yibwira mu mutima yuko agiye gusubira kwa se. Hari imbaraga mu kwibuka, hari n'imbaraga mu guhindukira. Imana irakubwira ngo hindukira. Icya gatatu ni ugukura ibigawa mu bitagawa, cyangwa to remove, ni ugukura ibigawa mu bitagawa, ni ugukuraho, ni ukwikuraho ibintu byose bitanezeza Imana mu buzima bwawe, ni ugukura ibitanezeza Imana mu buzima bwawe. Ubu ndabibwira abantu bose, nanjye mbyibwira, twese hamwe dukeneye ububyutse buri personnel. Tubwire Imana tuti tuje twiteguye gukura ibigawa mu bitagawa. Nkunda inkuru iri mu Ngoma za kabiri, cyangwa mu Bami wa kabiri igice cya 23. Umwami Hoziya ari muto, yimye ingoma, ngo ajya imbere y'abantu ararahira, aravuga ngo niteguye gukurikira inzira z'Imana no gukurikiza inzira zayo. Arangije dore icyo yakoze, ntabwo yarekeye aho mu kwihanira ibyaha by'Abisiraheli no mu kwemera yuko azakurikira amategeko. Dore icyo yakoze, ibigirwamana byose byari muri Isiraheli arabirandura byose. Mu cyari kibabaje nuko ibyinshi byari byarazanywe n'umukurambere we ari we Salomo. Salomo yagize gutya, atwarwa umutima n'abagore, yibwira ngo akoresheje strategy. Mu by'ukuri mu bwenge bwa Salomo yari azi ngo ni strategy politique. Azana abagore bagera muri 700 n'abakonkubine bagera muri 300. Mu yandi magambo, amoko yose yari hafi ye yose n'ayakure yose, n'amoko n'ibice by'ubwoko n'abametisi b'ubwoko yabashatsemo umugore. Akavuga ngo ibyo ari byo byose, niba narashatse muri Irake ntabwo bazantera kubera ko ndi umukwe wabo, niba narashatse muri Irane ntibazantera. Yarazi ko ari strategy politique. Ariko umuntu wese yazanaga n'ikigirwamana cye, uwo yazanye akazana n'ikigirwamana cye. Ndetse niba mutabizi, abantu babaho mu buzima bw'icyaha cy'ubusambanyi, ubundi ubushakashatsi bugaragaza yuko iyo musambanye, binagaragaza muri cya cyanditswe ngo ni icyaha gikorerwa indani mu mubiri, ama hormone iyo musambanye musekreta hormone zituma ubwonko busa nk'ubufatanye, musekreta hormone zituma ubwonko, zimwe nk'izitwa oxytocin ndetse n'izindi zitandukanye. Iyo misemburo irekurwa iyo mukoranye imibonano, bituma ubugingo bwanyu busa nk'ubwomatanye. Niyo mpamvu abantu ujya kumva baratekereza kimwe, niyo mpamvu ujya kumva abantu baribwira kimwe, haba hamaze n'imyaka bakavuga ngo baranasa. Buriya nabwo c'est aussi scientifique. Rero Salomo nuko yari yarabigenje. Hoziya ndetse n'abandi na ba Yeroboamu na ba Rehobowamu babigenderamo, babibamo batyo. Umwana ahageze aravuga ngo hoya, ngombe mbikuremo. Ngo akurayo Ashteroti, akurayo Ashera, byose ngo arabitwika, bitwikira arabitwika. Ngo arangije ngo afata umuyonga ujyana i Beteli n'ibindi bitandukanye. Nicyo kintu yakoze cy'ingenzi. Imana irakubwira ngo ukure ibigawa mu bitagawa.
Yesaya 1:16 Bibiliya iravuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bive imbere yanjye mureke gukora nabi. Niba hari ikigirwamana wimitse mu mutima wawe ukumva ikigirwamana, nkunda inkuru cyangwa iyo nkuru irambabaza. Hari umugabo umwe witwaga Kigata, niba nibuka neza, mu gihugu cy'i Bugande. Umugabo yari umugabo w'Imana wakoreshejwe iby'ubutwari. Yakijijwe, yakira Yesu umwami n'umukiza ubwo umukozi w'Imana witwaga T.L. Osborne. Umugabo umwe yabwirizaga ubutumwa uvuye muri Amerika, yaje kubwiriza mu Bugande. Arakizwa, avuka ubwa kabiri. Noneho si ibyo, yari amugaye, afite amaguru asa yavutse ameze nk'umugaye. Arangije aramusengera, amaguru yombi ararambuka, aba muzima, atangira kugenda. Uwo mugabo aravuga ngo iyo Mana yankijije niyo nzakorera. Ajya mu gihe cyo gusenga, ngo asenze umunsi umwe abona umuriro uraje umuzamo, ngo ufite ishusho nk'iya Yesu uraje umuzamo. Imana iramubwira ngo uhereye ubu uhindutse akanwa kanje n'amaboko yanje. Atangira gukoreshwa n'Imana mu buryo budasanzwe. Umugabo utari warize mu by'ukuri, utari warigeze aniga na gato, akajya akoreshwa ibitangaza mu muhana ndetse no hirya no hino, akoreshwa ibitangaza mu buryo budasanzwe. Ariko hari ikigirwamana kimwe yari yarimitse mu mutima, cyari cyaranze kuva mu bugingo bwe. Muzi icyo kigirwamana? Cyari ikigirwamana cy'ubusambanyi. Cyari ikigirwamana cy'ubusambanyi. Atangira gusambana, asambana n'abahisi n'abagenzi. Ariko kubera ko Imana itangira ubuntu, ikibabaje nuko ibitangaza yakoreshwaga ntibyigeze bizima muri icyo gihe. Ngo agasiga ikoti inyuma y'umuryango agiye kuryamana na maraya, wakoraga ku ikoti agakira. Noneho ngo Imana imusanga kabiri, imusanga gatatu, akajya abwira Toyamana ati kuryamana n'umugore ni byiza ku buryo ntabireka. Hariho abantu ikigirwamana barakiryohewe nacyo, baragikirigita, kiragenda gihinduka ubuzima bwabo. Nasomye amateka y'abakozi b'Imana mu buryo butandukanye. Abakunda gusoma nkanjye muzasoma ibitabo byitwa God's Generals. Cyambabaje nuko abantu bamwe bagushwaga n'ibitagakwiriye kugusha abantu, nyamara ibyo byahindutse iby'imbaraga mu mutima wabo. Muzi ibyo ari byo? Umwe yagushijwe n'urukundo rwa politiki. Yari umukozi w'Imana wahamagariwe kuba umushumba, abivamo ajya muri politiki. Undi yagushijwe yari umudamu, agushwa nuko atari yarigeze abona umugabo. Arangije asiga umurimo w'Imana, ajya gushaka umugabo, kandi Imana yari yaramuhamagaye kuba inkone y'umwami. Undi yagushijwe nuko atigeze abasha kubalansa urugo rwe, akajya ata umuryango we n'abana be mu izina ryo gukorera Imana. Hariho undi yagushijwe no kwibita ngo Eliya wa nyuma, arizamura agera mu bushorishori, akajya yumva ngo ari we wenyine Imana ikoresha. Undi yagushijwe n'ikindi kibabaje ndetse gitangaje. Yari umwana muto, amateka avuga ngo niwe muntu wari ufite the gift of faith, impano yo kwizera yari ihambaye muri Amerika kurusha abandi. Uwo mugabo muzi ikintu cyamugushije? Yagushijwe n'ibiryo. Yagushijwe n'ibiryo, yishwe na obesite. Umusore w'imyaka 33. Agushwa n'ibiryo, akushwa n'inda yamunaniye. Sinzi ikigirwamana ufite mu buzima bwawe. Imana irakubwira ngo kura icyo kigirwamana, nanjye ndaguha ububyutse. Nyizera ngukurira icyo kigirwamana, nguha imbaraga zigukura muri icyo kigirwamana. Kura icyo kigirwamana aho ngaho kubw'imbaraga z'umwuka w'Imana. Kura ikigirwamana cyo gukunda ibiryo. Ikureho ikigirwamana cy'ubusambanyi, ikigirwamana cyo gukunda impiya ku buryo ushobora kwiba, ushobora gukora amahano y'uburyo bwose. Hari n'abantu bibwira yuko kwiba amafaranga menshi ari cyo cyaha, akavuga ati Mana nawe urabibona, aya 500 nayo kugira ngo mbone itike. Mwami nawe urabibona,
iki gihumbi nicyo kugira ngo abana barye. Ntabwo icyaha cyose ntikiba justifiye n'ikintu ukennye. Icyaha cyose ni icyaha, kandi mu bintu ntazakora ntabwo nzatagatifuza icyaha. Ntabwo nzigera ntagatifuza icyaha ngo nezeze umutima w'umuntu. Nzemera niba nagikoze nzavuga ngo nagikoze, ariko ntabwo nzakita kera. Nawe ndakwinginze, bwira Imana uti mwami nditeguye, ngwino ukure ikigawa mu kitagawa. Imana igusanze uribuka. Icya kabiri, Bibiliya irambwiye ugahindukira. Icya gatatu, ugakura ibigawa mu bitagawa. Icya kane aricyo ndangirizaho, ni umurimo Imana ikora, ni uko Imana iza ikarestora cyangwa igasana ubugingo bwawe. Bibiliya iravuga ubundi Imana dore ukuntu imeze. Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana ni umupartenere wanjye nawe. Iraza ikakubwira ngo ese waza tugafatanya uru rugendo, ko nifuza kuguhindura. Jyewe nawe tugafatanya urugendo rwo guhindukira. Jyewe nawe tugafatana urugendo rwo guhindura. Bibiliya iratubwiye, hamwe twasoma mu Byahishuwe 2:5, Bibiliya ivuga ngo nukibuka aho wavuye ukagwa wihane, ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nk'uri igitekerezo kitabaza cyawe. Dore aho yavuze ukora imirimo nk'iya mbere. Icya mbere kwari ukwibuka aho wavuye ukagwa. Nanone icya kabiri baravuze ngo gukora imirimo nk'iya mbere. Gukora imirimo nk'iya mbere. Iyo Imana itangiye kuguha ububyutse bwo mu mutima, ntabwo ibuguha kugira ngo udamarare. Ibishaka yuko ukora imirimo nk'iya mbere. Irifuza yuko usubira mu mirimo nk'iya mbere. Nugusenga se, subira mu mirimo nk'iya mbere. Nukwiriza ubusa, subira mu mirimo nk'iya mbere. Wikwemera yuko iyo nzu wahawe n'Imana iguhindukirira ikigirwamana, ahubwo hakoremo icyumba cy'amasengesho. Hubaka igicaniro cy'Imana gihamagara Imana, kuko igicaniro nicyo kizakuvugira mu gihe cy'amagorwa, ntabwo ari iyo nzu yawe. Wikwemera iyo modoka, wikwemera ko kazi wahawe gahinduka ikigirwamana. No. Iki ni igihe cyo gushaka mu maso hayo. Yesu araza vuba kandi arazana ingororano. Nkunda indamukanyo ya kera, ukuntu abantu bose bajyaga bavuga ngo Maranatha, Yesu araza vuba. Maranatha, Jesus is coming soon. Maranatha, Yesu araza vuba. Reka nkubwire nshuti, kimwe mu bintu bizana ububyutse muri wowe ni igihe utangiye kubwira Imana uti ndestora kugira ngo nsubire gukora imirimo nk'iya mbere. Samsoni yasenze neza, arangije abwira Imana. Arayibwira ubwo yarafashe za nkingi yarakuwemo amaso. Arangije aravuga ngo mpimbaraga irya none, mporere amaso yanjye Abafilisitiya. Mpimbaraga irya none, mporere amaso yanjye Abafilisitiya. Muzi icyabaye? Bibiliya irambwira ngo uwo munsi niwo wahindutse umunsi udasanzwe, ubwo Abafilisitiya bapfuye cyane kurusha igihe cya kera. Mbese muzi ukuntu byari byagenze? Bari bateguye umunsi udasanzwe, batumira ibikomangoma byose by'Abafilisitiya. Abantu bose bari hirya no hino bacaracara mu murwa, muri pale yari yarubatswe idasanzwe. Noneho bari aho, uwo munsi bari bagiye kuramya ikigirwamana cy'Abafilisitiya, bavuga ngo turashima ikigirwamana cy'Abafilisitiya cyatumye kiduha imbaraga n'ubwenge bwo kuzana Delila ngo ashuke Samusoni, bityo yogoshwe. None ubu ngubu yabaye imbata yacu, yirirwa asya ingano zacu. Bari baje kumukinaho umubyimba, baje kumuseka no kumubabaza no kumutera amabuye, nanone kandi mu izina ryo kuramya ikigirwamana cy'Abafilisitiya. Reka nze nkubwire rero, niba hari ikintu Imana ifuhira, muzi icyo ari cyo, icyubahiro cyayo. Ntabwo Imana, nta muntu n'umwe ku isi, alive or dead, wigeze wambura Imana icyubahiro.
n'uwifuza kurwana nayo ubwayo niyijya imwiyerekera yuko batandukanye. Nta muntu n'umwe wigeze urwanya Imana ngo uwo nguwo acike inkota y'Imana. Dore icyabaye uwo munsi byari bikuriranye nuko n'urugendo Samson yari amazemo iminsi, urugendo rwo kwibuka aho yavuye, urugendo rwo guhindukira no kwihana bya nyabyo byo mu mutima, ahonze mu mutima, urugendo rwo gukura ibigirwamana mu mutima we. Kuko icyo gihe Delila ntiyongeye kumwegera, nta nubwo Delila yamubwiye ngo byibura nzaza tubane muri kasho uhinduke umugore wanjye. Kuko icyo gihe Delila yatangiye kuryoherwa ibintu byose Abafilisitiya bamugabiye, impiya, inzu yamuhaye n'ibindi bitandukanye. Dore ikintu cyabaye, Imana ikora umurimo idasanzwe. Arangije kuko ibyo byose yari amaze kubikora, Imana iramusana, iramurestora. Yaramurestoye, bibagirwa yuko umusatsi watangiye no kumera. Ubundi iyo Imana yagusanze, n'abanzi bawe ntibajya bamenya igihe Imana yaguhereye imbaraga. Ujya useka umuntu wese uguseka waciye bugufi, wicaye hasi ubabajwe n'agahinda. Abanyarwanda baravuga ngo umugabo mbwa aseka umugabo wundi uri mu byago. Icyo gihe ntabwo bigeze bamenya yuko umusatsi watangiye gukura. Satani ajya yibwira yuko yakurangije, yakugejeje hasi utazigera ubyura umutwe. Ajya yibwira yuko igihe cy'ububyutse udashobora kukigira ndetse byarangiye. Ngo ufitiye inkuru nziza, aracari ku ntebe y'imbabazi. Izina ry'iyo ntebe ryitwa intebe y'imbabazi. Ni intebe, this is a mercy seat. Niba imbabazi zibaho ziracyari kuri iriya ntebe. Aho ngaho niho yicaye. Dore icyo ariho arakubwira ngo ndaje kugusana. Ese wafatanya nanjye kunyegera kugira ngo nanjye ngusane, hanyuma nawe uhorera amaso yawe Abafilisitiya, uhorera amaso yawe Abafilisitiya. Nshuti yanjye, uyu ni umwanya mwiza wanjye nawe wo gutuma twibuka icyo Imana idushakaho, bityo Imana iduha ububyutse buri personnel. Icya mbere, wibuke or remember. Icya gatatu, uhindukire or return. Icya kane, ukure ibigawa mu bitagawa cyangwa remove. Icya kane, Imana ije kukurestora nubikora ibyo byose. Ifatanye nawe umurimo wa restauration. Imana iguha umugisha, kandi icyama iri jambo hamwe n'andi magambo yose akaguha ububyutse mu buzima bwawe. Ndazi neza yuko iki ni cyo gihe cyo kugendererwa n'Imana. Iyo ni wo munsi wo kugendererwamo n'Imana. Iki ntabwo ari igihe cyo kwihisha Eliya we. Iki ntabwo ari cyo gihe cyo kwihisha Eliya we. Iki ntabwo ari igihe cyo kumera nk'ababandi 7,000 bitapfukamiraga Bayali ariko byari byihishe mu muvumo. Iki ni igihe cyo kugaburirwa n'igikona. Iki ni igihe cyo guhabwa amazi n'igikona n'inyama n'igikona. Iminsi 40 ukongera kwambara imbaraga. Ariko nanone ni cya gihe cyo guhaguruka ntiwime inkota yawe amaraso. Ni igihe cyo kwambara imbaraga. Ni igihe cyo kwerekana Imana ya Eliya, Imana isubirisha umuriro. Ni igihe cyo kwambara imbaraga. Abafilisitiya, mumbabarire, abahanuzi 7,000 byihishe mu buvumo barutwa n'umuhanuzi umwe ugiye ahagaragara akavuga ngo imbaraga z'Imana zirambashisha. Mwibuke Bibiliya iravuga ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Hariho abantu bavuga ngo ntibikiryoshye gukorera Imana. Byigeze kuryoha kuba umupastori cyangwa umuririmbyi, ariko ubu ngubu bisa nk'ibiteye isoni, bisa nkaho dusize amazirantoki. No. Ngo ufitiye inkuru nziza. This is the best moment to serve the Lord. Iki ni cyo gihe cyo gukorera Imana. Iki ni cyo gihe cya mbere cyo kubwiriza ubutumwa. Iki ni cyo gihe cyo kwambara imbaraga Eliya we.
si cyo gihe cyo kwihisha nk'abahanuzi 7,000. Imana iriho iragushaka jewe nawe. Sohoka, jya kuri social media, sohoka jya ahantu hatandukanye, sohoka jya mu muryango wawe, sohoka koresha intwaro yo gusenga, uhamagara Imana, ubwira Imana ati Mana satura ijuru, igaragaze, erekana imbaraga z'ububasha bwawe, iyerekane kubw'ubuntu bwawe. Iki ni igihe cya chaîne de prière idakama, ni igihe cyo gusenga no gushaka mu maso y'Imana. Icyampa Imana ikamobiliza umutima wawe n'uwanjye, twese tugasubira ku gicaniro cy'ububyutse. Imana ibaha umugisha. Ngiye kugusaba uyu mwanya jewe nawe, tugiye gusenga Imana, tubwire Imana tuti Mwami Imana, ngwino ugenderera ubuzima bwacu, duhe personal revival, duhe ububyutse buri personnel, igicaniro cy'ububyutse cyake mu mutima wacu, ntituzongere gusinzira. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, ijambo ryawe riransinze, ryansinze rimwe, ryansinze kabiri, rirambwiye mu Byahishuwe igice cya 2 ngo hari icyo ungaya. Urangaya ko naretse urukundo rwa mbere, urangaya ko nibagiwe urukundo rwa mbere. Ndabizi Mwami, nkigushyuhiye, tugifite inzara n'inyota, tukizamuka imisozi n'ibihanamanga, nta kure habaho, haba mu misozi cyangwa mu mataba, nta soni zibaho, haba mu bigoye no mu bitagoye. Uyu munsi tuje imbere yawe, twibutsa aho twavuye turagwa, twibutsa aho twari turi Mwami, turakubwiye ngo duciye bugufi. We remember, tuributse, twibutse iwacu uburyo ari heza, twibutse iwacu uburyo ari heza, twibutse iwacu uburyo barya bagahaga. Turagusanze Mwami, igituma tuzi neza yuko aho turi tutahakwiriye ni iki Mwami? Nuko we feel empty, nuko we feel empty, nuko twumva n'ibintu byose abantu baba baduha n'icyubahiro twabona muri iyi si, twumva tudahaze, twumva tudahagijwe nabyo, twumva tunyotewe ibindi biruta ibingibi. Turumva imbaraga zawe tuzikeneye, turumva imbaraga zawe tuzikeneye. None turahindukiye mu mitima yacu, turavuze ngo Mwami, duhindukiye uyu mwanya twihana, tuvuga ngo tubabarire ibigirwamana twimitse, bigirwamana by'impiya, bigirwamana by'akazi, bigirwamana by'ibindi byose. Turavuze ngo tubabarire, utwezesha amaraso yawe, amaraso yawe atweze kubw'imbaraga zawe, tukubona ukora ibiruta ibyo twibwira, ibimenyetso n'ibitangaza mu mitima yacu. Wigaragaze nk'Umwami Imana ukora ibiruta ibyo twibwira, kandi izina ryawe ridasanzwe ryigaragaze muri twe. Ngaho ngwino dukoremo umurimo, ngwino dukoremo umurimo Mwami. Paladero de zano selero, ngwino twambike imbaraga nsha. Atevino sedel boragilol, ngwino duhaze, ngwino urambura ikiganza cyawe, ngwino tugenderere, tubona imbaraga z'ububasha bwawe zikora imirimo idasanzwe muri twe. Restore notre vie de prière, restore ubuzima bwacu bwo gusenga, restore ubuzima bwacu bwo kugukorera, restore ubuzima bwacu bwo kugira inzara n'inyota, restore ubuzima bwacu bwo kugendererwa nawe, restore ubuzima bwacu bwo gukorwaho nawe kubw'imbaraga z'ubushobozi bwawe. Ndagushimiye kibirengeye, Alpha kandi Omega. Ndagushimiye ko ukora imirimo iruta iyo twibwira, imirimo iruta iyo dutekereza. Ndagushimiye ko ukora imirimo iruta iyo twakwibwira kubw'imbaraga z'ubushobozi bwawe. Ngaho kibirengeye, ngwino uhaze ubugingo bwacu, imbaraga zawe bimenyekane ko ari wowe Mana ikora ibiruta ibyo twibwira. Urakoze ko wumvise gusenga, icyubahiro kikugarukire.
turagushimiye yuko uduhaye ububyutse, turagushimiye yuko uduhaye imbaraga. Icyubahiro kikugarukire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Yesu aguha umugisha mwinshi. Ndagusaba niba Imana yagukoze mu bugingo, ukaba wumvira ijambo ryakoze ku mutima wawe, ndagusabye ngo nawe urisangize abandi, woherereze ubu butumwa abandi hirya no hino, kugira ngo ubu butumwa bugere ku bantu bose ahari aho nabo bagira igicaniro cy'ububyutse mu mutima wabo. Imana iguhe umugisha. Reka nshimire abantu bose twabanye, nshimire na Azaf, nshimire equipe technique twari turi kumwe. Ubwo naho ubutaha, and God bless you.